Nshuti mwese bakunzi banywanyi umuryango mugari wa YouTube channel Paroisse Saint Vincent Paruti Gikondo, turabasuhuje tuyifuriza amahoro n'imigisha. Turi kuwa gatandatu tariki ya 11 ukwakira mwaka 2025, tukaba turi hano ku butaka bw'ishuri ribanza Saint Vincent Paruti Academy, ahagiye kubera inama y'Ikenerabushyo ya Paroisse. Ni inama ihuza inzego zinyuranye mu buyobozi bwa Paroisse, inama isanzwe, inama ifatirwamo ibyemezo bijyanye n'ubuzima bwa Paroisse. Muri kumwe na Joseph Mukiza ugiye kubafasha kubagezaho uko imirimo y'inama iri bugende. Ishuri ribanza Saint Vincent Paruti Academy ni ishuri rya Paroisse, ni ishuri ryigenga. Akaba ariwe inama ya Paroisse y'Ikenerabushyo yateraniye kuva mu gitondo. Inama yayobowe na Padiri mukuru nkuko bisanzwe, akaba ari nawe president w'inama nkuru ya Paroisse, inama y'Ikenerabushyo. Inama ikaba yatangiye irebera hamwe uko raporo y'umwaka ushize y'inama iheruka yagenze, uko ishyirwa mu bikorwa y'imyanzuro yafashwe yagenze. Muri rusange bakaba abayitumiwemo bakaba bayishimiye, ndetse bakaba bize n'ingingo zateganyijwe uyu munsi zose, bafatamo n'imyanzuro ishimishije igenewe gutangarizwa abakristo, ndetse n'ibikorwa biri imbere mu buzima bw'Ikenerabushyo ya Paroisse. Uyu munsi rero nkuko twaje tubivuga, iyo nama ikaba ari inama ya kabiri y'umwaka, inama ihuriwemo n'abayobozi b'inzego za Paroisse, inama irebera hamwe ubuzima bwa Paroisse, inama ifata ibyemezo bijyanye n'ikibazo cyangwa n'ibitekerezo byatanzwe ku buzima bwa Paroisse kugira ngo ubuzima bwa Paroisse bukomeze. Mu byizwe cyane hakaba hagarutswe ku buzima bwa Paroisse mu miryango remezo, mu mpuzamuryango remezo, mu makomisiyo atandukanye, barebera hamwe uko ubuzima buhagaze, ndetse banareba n'ubuko ubwigishwa uburezi bwifashe mu ishuri Groupe Scolaire Saint Vincent Paruti Gikondo, naryo ni ishuri leta ifatanyamo na Paroisse. Barebera hamwe n'ingamba zafatwa kugira ngo uburezi bukomeze guhabwa ireme hano Igikondo mu ishuri rya Groupe Scolaire Saint Vincent Paruti Gikondo. Muri inama kandi abayobozi bakaba baboneyeho kwishimira ibimaze kugerwaho, cyane cyane ko bagaragajwe uko umutungo wakoreshejwe Paroisse, ndetse bakaba bemeje n'ingengo y'imari y'umwaka utaha, umwaka w'ingengo y'imari twatangiye. Bizera ko ingengo y'imari izaboneka kandi izakoreshwa nk'uko byateganijwe. Muri mwanya rero turi kumwe rero na vice president w'inama y'Ikenerabushyo ya Paroisse. Inama y'Ikenerabushyo ni inama ahandi mukuze kwita inama nkuru ya Paroisse. Ni bwana Vincent Murenzi rero turi kumwe, tukaba tugira ngo agire icyo avuga nyuma y'iyi nama. Nyakubahwa bwana Murenzi, dusoje inama isanzwe y'Ikenerabushyo, ese mubona intego yarigamije zagezweho? Yego, ndabihamya ko intego z'inama zagezweho, cyane cyane ko twari dufite gusuzumira hamwe ibyagezweho mu mwaka w'Ikenerabushyo dusoje, watangiye ku itariki ya 1 z'ukwa 9 2024, umwaka urangira kuri 31 z'ukwa 8 2025. Twasuzumiye hamwe ibyakozwe mu rwego rw'Ikenerabushyo, mu rwego rw'ingengo y'imari, twemeza n'ibigomba gukorwa muri uyu mwaka dutangiye
tunasuzumira hamwe gahunda z'iterambere rya paruwasi hamwe n'ibindi bibazo bireba ubuzima bwa paruwasi. Numva ari intego zagezweho cyane uko twabyifuzaga. Nyakubahwa Bwana Murinzi, dukoze inama y'ikenurabushyo, inama ya kabiri y'umwaka. Ni inama twavuga ko ari inama yihariye kuko ni inama irimo isoza manda y'imyaka 3 tumazemo. Ese ni ibihe bikorwa by'ingenzi twavuga nyamukuru mwakishimira byagezweho? Ibikorwa ni byinshi. Mbere na mbere ndashaka kuvuga ko ari imanda yari ikomeye kuko yari irimo igikorwa kinini cyo kurangiza kubaka paruwasi, turwana no kwishyura inguzanyo twe twarafashe kandi nini. Icyo rero cyari kidukomereye cyane. Icya kabiri, twe dufite ibikorwa by'iterambere kubijyanirana rero no kwishyura inguzanyo kandi yari nini, ntabwo byari byoroshye, ariko twabigezeho. Twishimira nko kubaka ishuri rya École Saint-Vincent Palut Academy. Wari umushinga munini twateruye, ariko nawo turashimira Imana ko dushoje uyu mwaka tuwugejeje aho twifuzaga. Ishuri rikaba rikora kandi ryarakiriye abana. Ikindi twishimira n'ubuzima bw'ikenurabushyo. Ubona ibyo twari twarateganije kugeraho byagezweho, cyane cyane kubaka kiliziya y'umutima. Mbere twari twahaye intego yo kubaka kiliziya nziza y'amatafari, ariko dukurikizaho kubaka kiliziya ikomeye y'umutima. Nayo ubona ko turi mu nzira nziza, aho usanga ko ubutumwa duhabwa n'abapadiri b'abaparotine bwatubakiye ubuzima bwa roho, tukaba turi intama zishishe. Aricyo navuga, nkaba mbona ko mu rwego rwa roho, mu rwego rw'ubukungu duhagaze neza. Muvuze ko mwari mufite ibikorwa bitandukanye, ariko mukomeje igikorwa cyo kubaka kiliziya y'amatafari y'umutima. Kiliziya ikomeye y'umutima. Kiliziya ikomeye y'umutima. Umuntu kugira ngo twese tubyumve kimwe, twumve ubutumwa, wafasha gusobanurira abadukurikiye iyo kiliziya y'umutima? Twifuje yuko twubaka kiliziya aho abakristo bagendera hamwe mu bumwe, mu bufatanye no mu butumwa nk'uko sinode bidusaba, ariko bikagaragarira aho batuye. Cyambere, abakristo bashyize hamwe mu miryango remezo, abakristo bunze ubumwe mu miryango remezo, abakristo bagendera hamwe aho batuye, abakristo basangira byose, ndetse bafite n'ingo z'intangarugero. Tubikesha rero gahunda ebyiri twatangije. Gahunda yitwa isaha y'umuryango, aho umuryango usangira ijambo, ugasangira ifunguro, ugasangira isengesho, n'indi gahunda twise byose na bose mu isangirabuzima, BBI, aho naho twifuza ko umukristo aganiriza umuturanyi, amenya amakuru ye, basangira ijambo ry'Imana, bakanasangira ubuzima bwa buri munsi. Tubona ko duhagaze neza. Tubona ko muhagaze neza, birumvikana kandi biragaragarira ababibona. Umuntu yari yavuze ko urwo rugendo rw'ubutumwa mwari mufite umwaka wose, umwaka w'ubutumwa, hari byinshi byagezweho mumaze kuvuga, ariko ni hehe mwaba mwarageze ahantu hazamuka? Ni hehe mwageze hazamuka cyane? Nibe bintu byababereye nk'inzitizi muri urwo rugendo? Aha mbere no kuba twari dufite inguzanyo nini igeze mu mwaka w'ibihumbi 2027, kandi twari twihaye intego yuko muri manda turangiza iyo nguzanyo. Bivuga ko tugomba kwisoza muri ku kwezi kwa Kukuboza kugiye kuza 2025, kandi twagomba kuyirangiza mu kwezi kwa karindwi 2027. Urumva dukuyeho hafi y'imyaka 2. Icyo cyari ikintu gikomeye. Kubyiyemeza ntabwo byari byoroshye, byasabye imbaraga nyinshi. Turashimira abakristo ko babigizemo uruhare mu rwego rw'itafari. Tugashimira nanone ko paruwasi yacunze neza ibyo yabonye bituruka mu bikorwa remezo tumaze kubona, ubukode bw'amazu, ubukode bw'ubustani, ibyo byose byashyizwe hamwe dushobora
kwishyura neza kandi nta bukererwa. Ariko ikintu cyari gikomeye ubona cyari gikomeye mu by'ukuri ni ukugira ngo duhuze ibyo bikorwa by'iterambere tubihuze n'ubuzima bw'ikenurabushyo. Byose nta cyasigaye inyuma. Tubona yuko byagenze neza. Noneho icyanyuma kitari gito, kubaka ishuri rikarangira rigashobora kwakira abana mu mwaka w'amashuri rutangiye. Twari dufite ubwako tuzakererwa, ariko twarangije neza ku gihe ku buryo abantu ubu bayigiramo. Mbona rero ko ibyo byari bidukomereye nabyo byagezweho. Mu gihe gishize habaye gahunda yo gusura abakristu mubasanga iwabo mu ngo mu mpuzamiryango remezo zabo. Mwaducamo muri make uburyo mwasanze ubukristu buhagaze bwifashe muri izo mpuzamiryango remezo zose. Twasanze muri rusange ishusho ya Kiliziya Gatolika ari nziza. Twishimiye yuko imiryango remezo itanga ubutumwa bwo gukorera hamwe. Twishimira yuko abakristu bari mu miryango remezo babanye neza n'ingo zabo, ukabona ko zibayeho neza, zikaba zitanga urugero mu bandi baturanyi. Ikindi twishimiye ni uburyo amasakaramentu atangwa. Ubu abarimu baturuka mu bakristu bwabo. Ziriya ngo za Betaniya zirakora kandi neza. Hanyuma twanasanze hari abagerageza kwikemurira ibibazo bafashijwe na Caritas imiryango remezo. Ubwabyo twabonye ko imiryango remezo ikomeye, ariko ntabwo twabura kuvuga ko hari aho gushyira imbaraga. Ahambere twasanze hari aho komite zidakora zose. Ugasanga umuntu umwe babiri barakora, ariko komite y'abantu 7 idakora uko bikwiye. Ahandi twasanze hari ikibazo n'abagabo. Abagabo bitabiraga ari bake, ariko tunashimira yuko hari aho usanga baboneka, ariko dusiga tubahaye ubutumwa ko bakwihutura. Ikindi twabonye kigomba guhinduka mu miryango remezo ni ubwitabire. Hari aho usangaga ari bakeya, bakakubwira ngo hari ababa bagiye mu kazi, hari ababa biga muri weekend, ariko mu by'ukuri turasaba abakristo ko bajya bashyira imbere n'Imana muri gahunda zisanzwe zabo. Mukurikije izo nkomyi zose mukomojeho, ni irihe banga mwavuga zibafasha kuba mu gihe gito mu minsi ishize paruwasi ya Gikondo yubatse Kiliziya mu myaka mike cyane, none n'inguzanyo yafashe ikaba iri hafi gusozwa mu gihe gito? Ibanga n'ubufatanye. Nigeze kuvuga ko twagize itafari. Itafari ni igitekerezo cyavutse mu banyagikondo, abakristo b'Igikondo, gikurira mu banyagikondo, gishyirwa mu bikorwa n'abanyagikondo. Nkabona rero ko ari cyo kintu cya mbere dukesha ubwishyu bwihuse. Icya kabiri nuko nanone dufatanije n'abahanga, dufatanya nabo, twize uburyo twakwihutisha inguzanyo tudategereje ya myaka 2 yari isigaye. Twagize amasenariyo menshi cyangwa uburyo bwinshi butandukanye, ariko nyuma tuza kubona ubwadufashije kandi ubona ko butatuvunye, ndetse ubona ko busubiza ikibazo mu buryo burambye. Ubu rero turimo kugana ku musozo wa manda y'abayobozi bamwe, cyangwa se kuko mu minsi ishize iri imbere hazaba amatora y'abayobozi. Niki cyangwa n'ubuhe butumwa mwaha abayobozi mwafatanije mu rugendo? Ubutumwa mbaha ni ugukomeza kubashimira aho bagejeje bakora, ariko nkanabasaba kutazitaza amatora tugiye kujyamo. Umukristo utorerwa kuyobora abandi arangwa n'ubwitange, akarangwa n'ubushake, akarangwa no kudakorera inyungu, akarangwa no kugira imico myiza, imigenzo myiza, ndetse akanasenga. Abayobozi rero turabashishikariza nibongera kubasaba kwiyamamaza bazabyemere, cyane cyane ko ariho mutagatifu utora. Nabashishikariza kuzongera kwemera ijwi ry'Imana ndibageraho. Ikindi ni ukubasaba gushyiramo imbaraga, akazatorwa komite zikomeye, aho bishoboka abize, abafite ubushobozi bw'amafaranga sosiyete ikunda kwita abakire, ndetse n'abandi bavuga ari kumvikana, ntibazacikwe n'aya matora tugiye kujyamo. Mbibutsa amatariki y'ingenzi dufite:
ubu turi mu matora mu rwego rw'imiryango remezo kugeza ku itariki ya 30 Ukwakira. Ku itariki ya mbere Ugushyingo tugatangira mu mpuza, hanyuma ku itariki 7 tugatangira ku rwego rw'amasantrale mu kwa 12, tukazasuza igikorwa cy'amatora n'amakomisiyo na biro ya paroisse ku itariki 13. Ndabasaba rero ko hazabamo ubushake no kugendera ku gihe. Ari nk'ijambo rimwe umuntu yababaza mwabwira abakristo, ni irihe jambo mwababwira? Nababwira ko nishimye kuko ikinshimishije uyu munsi twamuritse aho twagejeje ingengo y'imari. Mwabonye ko mu ngengo y'imari twari twiyemeje ya miliyoni 708 twashoboye kugeraho ku kigero cy'101%. Bivuga ko twageze ku gipimo twifuzaga. Ikindi igipimo twihaye kuzageraho nkurikije imbaraga mbona n'abakristo b'Igikondo n'ubu tuzakigeraho kandi dufatanije. Nshuti rero mwabanye natwe tugeze ku musozo w'inama iberaga ahangaha. Turashimira abayobozi bahagarariye abakristo muri iyi nama, ubwitange bagaragaje, ibitekerezo batanze, kandi twizera ko n'ingamba bafashe byanze bikunze bazakomeza kubishyira mu bikorwa nk'uko byagaragajwe muri raporo, aho ibikorwa byinshi, imyanzuro myinshi yashyizwe mu bikorwa ku kigereranyo gishimishije cyane, bivuye ku bufatanye, bivuye ku guhana icyubahiro, bivuye ku gufashanya, ku kumvikana, ku kurebera mu cyerekezo kimwe. Tubashimiye namwe mwese kuba mwabanye natwe, kandi tubifuriza gukomeza kubana natwe ku mbuga nkoranyambaga za Paroisse, cyane cyane YouTube channel Paroisse Vincent Paruti Gikondo, aho tugomeza kubagezaho ubuzima bwa Paroisse, ingamba ifite ndetse n'ibyifuzo bikomeje gutangwa n'abakristo kugira ngo Paroisse ikomeze kujya imbere. Mwari kumwe na Joseph Mukiza hano kuri Saint Vincent Paruti Academy.